Mbese kwiga ijambo ry'Imana ni itegeko? Yego, dufashanye nk'ubwoko bw'Imana, God people duhereye hirya no hino ku isi. Ndabasuhuje, ubasuhuza n'umugenzi wanyu Sibomana Anastase. Yego, turi kuri Irera TV1 twiga byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'ingenzi kandi by'agaciro kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niho tureba icy'ingenzi dukwiriye kubahiriza nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana. Rero mugubwe neza abaherereye hirya no hino ku isi, bagenzi bacu ubwoko bw'Imana muri Amerika, muri Afurika yose, Aziya, Europe, Australia, impande abari mu buzima bugiye butandukanye. Amahoro y'Imana nagumye agwire muri mwebwe, mubiheshejwe no gukomeza gusobanukirwa Imana ndetse no gusobanukirwa Yesu Kristo uwo ari we n'icyo atubereye. Yego, ayo mahoro agumye agwire muri mwebwe. Rero n'ubundi intego yacu nk'ubwoko bw'Imana, God's people, ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha ukuri kw'inzira ijya mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga n'ubundi buri wese mu isi kuri uyu mubumbe turiho ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu cyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Rero nk'ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, kwiga buri byacu bya buri munsi. Yego, uko tugenda tugira ibyo tumenya, hari n'ibindi byinshi dukeneye kumenya, twiga buri munsi. Rero iyo twumvisha hari uwatuganiriza cyangwa natwe tugashaka uburyo ki dukomeza gucukumbura tumenya icyo Imana ishaka, turimo kwiga ijambo turabikunda cyane. Yego, kandi ndetse no kumenya icyo Imana ishaka bidutera akanyamuneza muri twe kugira ngo dukore igikwiriye nyirizina nk'ubwoko bw'Imana. Tufatikanirije hamwe n'ubundi twese hamwe abasanzwe twigana kuri murongo wa Irera TV1 twiga Bibiliya buri munsi. Turararika nawe uri mushyashya, tuguhaye ikaze, gubwa neza, kandi nawe utarakora subscribe wayikora kugira ngo buri kiganiro cyose, buri somo ryose ryo kwiga Bibiliya cyangwa kwiga ijambo ry'Imana ritambutse kuri iyi channel rijye rihita rikugeraho ako kanya. Tugiye gufatikaniriza hamwe dusubiza iki kibazo kigira kiti: mbese kwiga ijambo ry'Imana ni itegeko? Ngira ngo turimo tugana ku mwanzuro cyangwa turimo kurebera hamwe mu ncamake ibiganiro by'uruhererekane tumaze iminsi turimo turebera hamwe imwe mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi. Ariho twasanze kwiga ijambo ry'Imana nabyo biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi. Rero tugiye kureba nyirizina, ese kwiga ijambo ry'Imana koko ni itegeko? Tugiye kureba ibihamya bigiye bitandukanye, tuhuriza hamwe incamake, tureba incamake y'ibiganiro tumaze iminsi tuganiraho by'uruhererekane. Tuzakomeze n'ubundi tureba twiga ijambo ry'Imana, ariko nyirizina iyi chapitre cyangwa kano gace ko muri iyi chapitre. Yego, kuri chapitre y'intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi, duse nk'ahangaha yuko twaba tuvuze mu ncamake y'ibyo twaganiriye mu gihe cyatambutse. Tugiye kureba nyirizina, mbese kwiga ijambo ry'Imana ni itegeko? Tugiye kureba igisubizo cyabyo, ariko nawe udukurikiye nyura muri comment uduhe igisubizo. Ariko nawe uba ufite ikindi kibazo cyihariye mu bigendanye n'icyo tugomba kuba dukora kugira ngo Imana itunezererwe cyangwa tube turi mu murongo wo gukora ibyo Imana ishaka, nyura muri comment ubaze ikibazo, cyangwa niwanyura mu gikari ukandika message kuri nimero ubona n'ubundi kuri iyi channel, nta kibazo, cyangwa ukayihamagara, ntacyo byaba bitwaye. Uburyo bukoroheye aba ari bwo ukoresha. Tugiye kurebera hamwe nyirizina uburyo ki kwiga ijambo ry'Imana. Mbese kwiga ijambo ry'Imana ni itegeko? Igisubizo ni yego. Tugiye kureba rero igihamya cy'icyo gisubizo cya yego, kuba kwiga ijambo ry'Imana ari itegeko. Turasanga mu buhanuzi bwa Yeremiya, yego, mu bice 35 ku murongo wa 13 niho hagira hati: uku ni Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ngo, genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu uti, mbese nimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye?
niko Uwiteka abaza. Ngayo nguko hano uko Uwiteka arimo kubaza ngo mbese nimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye, niko Uwiteka abaza. Kandi iyo turimo twiga Bibiliya tuba turimo kurebamo amagambo Imana yavuze. Rero Imana niyo irimo kubaza ngo mbese nimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye. Mbese amagambo y'Imana uzabasha kuyumvira gute utayize kandi ko aboneka mu gitabo cya Bibiliya? Ngaho rero niho twiga Bibiliya buri munsi, yego twiga ijambo ry'Imana kuri Irera TV1 tureba aya magambo Imana yavuze kugira ngo tuyige tuyashyire mu bikorwa. Ndetse no mu gutegeka kwa kabiri ibice 5 umurongo wa mbere naho haragira hati Mose ahamagara Abisiraheli bose arababwira ati mwa Bisiraheli mwe nimwumve amategeko n'amateka mvugira mu matwi yanyu uyu munsi kugira ngo muyige muyitondere muyumvire. Hano ijambo ry'Imana naryo rije rikomeza ryerekana yuko Abisiraheli ubwoko bw'Imana ubwo bari kumwe na Mose, yego Mose arabahamagara arababwira ati mwa Bisiraheli mwe nimwumve amategeko n'amateka mvugira mu matwi yanyu uyu munsi kugira ngo muyige muyitondere muyumvire. Hano Mose yarimo kubwira ubwoko bw'Imana ababwira ati mureke mbabwire amategeko y'Imana n'amateka yayo kugira ngo mubashe kuyiga. Aha ngaha harimo kuza hashimangira herekana yuko kwiga ijambo ry'Imana ari itegeko. Arimo kubabwira ati mugomba kuyumva kugira ngo mubashe kuyumvira ndetse mubashe no kubaha Imana nyirizina. Arimo kuvuga ngo muyego mwa Bisiraheli mwe nimwumve amategeko n'amateka mvugira mu matwi yanyu uyu munsi kugira ngo muyige muyitondere muyumvire. No mu gutegeka kwa kabiri ibice 17 umurongo wa 19 niho hagira hati icyo gitabo azakibane ajya gisomamo iminsi yose akiriho. Iki gitabo cyari kirimo gutangazwa agomba gusomamo cyari kirimo imvugo y'Imana cyangwa amategeko y'Imana n'amateka y'Imana. Hano harimo kwerekanwa yuko hariho kukibana iminsi yose umuntu akiriho cyangwa akiri muzima kugira ngo yige kubaha Imana no kwitondera amagambo yose yego y'ibyanditswe muri icyo gitabo cyangwa ibyanditswe mu mategeko kugira ngo abashe no kuyumvira. Ndetse kandi no mu gutegeka kwa kabiri ibice 31 umurongo wa 12 harabihamya yuko kwiga ijambo ry'Imana ari itegeko. Haranditswe ngo uzajye uteranya abantu abagabo abagore n'abana batoya n'umusuhuke w'umunyamahanga uri iwanyu kugira ngo bayumve bayige bubahe Uwiteka Imana yanyu bitondera amagambo yose y'ayo mategeko bayumvire. Kandi ijambo ry'Imana rikomeje n'ubundi ribishimangira yuko hariho kugomba kuyiga kugira ngo ubashe kubaha Imana. Kwiga ijambo ry'Imana, kwiga amagambo y'Imana ni ngombwa kandi ni n'itegeko kugira ngo ubashe kuyubahiriza. Byumvikane uri mu itsinda runaka kandi ushaka kuribamo wubahiriza ibyo bakora, bisaba kureba nyirizina amategeko bashyizeho ukayiga kugira ngo ubashe kuyubahiriza. Rero n'Imana hano yerekanaga yuko bagomba kwiga ijambo cyangwa kwiga amagambo yayo kugira ngo babashe kubaha babashe kuyubaha nyirizina. Yego natwe dukwiriye kwiga imvugo y'Imana iboneka mu gitabo cya Bibiliya kugira ngo tubashe kumvira no kubaha ibyo yavuze. Iyo tugeze mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, mu buhanuzi bwahishuriwe Yohana, yego ni iyerekwa byahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo kuko igihe kiri bugufi. Ndabashimiye bwoko bw'Imana. Bibiliya igenda bigaragaza yuko kwiga ijambo ry'Imana ari itegeko, kandi ubaye ushaka kubaha Imana uba ugomba no kumvira ibyo yavuze, kumvira amagambo yayo. Amagambo yayo rero tuyasanga mu gitabo cya Bibiliya, niho dusanga imvugo y'Imana. Kugira ngo rero ugendere mu murongo w'iby'Imana ishaka,
ni uko wubahiriza ibyo yavuze, nk'uko n'undi tubisanga mu gitabo cya Bibiliya. Rero kwiga ijambo ry'Imana ni itegeko ku bwoko bw'Imana, kuri God's people, kugira ngo tubashe kubahiriza iby'Imana ishaka, tubashe kugendera mu murongo w'iby'Imana ishaka nyirizina. Rero ikibazo twari turimo twibazaho kigira kiti, mbese kwiga ijambo ry'Imana ni itegeko? Yego, ni itegeko, kugira ngo mu gihe dushaka kubaha Imana no kugenda mu murongo wayo, ndetse by'umwihariko nk'ubwoko bw'Imana, kugendera mu by'Imana ishaka ni ngombwa kandi bigomba kubaho. Rero tugomba kugumya dushakisha iby'Imana yavuze, tumenya n'ibisobanuro by'ibyo yavuze kugira ngo tubyubahirize. Ndabashimiye nshuti, yego bwoko bw'Imana, n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana hirya no hino, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Rero nk'ubwoko bw'Imana, buri munsi twiga Bibiliya kuri Irera TV1. Ntugacikanwe, wowe utarakora subscribe yikandeho kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika. Iyo uyikanzeho n'ubundi bisaba no gukanda kuri notification kugira ngo kuri kariya kazogera gafunguye, kugira ngo buri kiganiro dushyizeho kijye kibasha guhita kikugeraho. Ndabashimiye rero, ntimugahweme kubana natwe kugira ngo tugumye twige, tumenye icyo Imana ishaka, tubibwiwe n'ijambo yavuze mu biboneka mu gitabo cya Bibiliya, kugira ngo tubashe kuyumvira no kuyubahiriza, ndetse tuzabashe gusingira ibyo yadufatiye, tubashe kuzasingira ndetse no kuba mu bwami yaduteguriye kuva kera hose isi itararema. Bwoko bw'Imana, ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bubane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.